Nshuti, nta rukundo rw'urwingingano. Igihe wankunze nanjye naragukunze, wambaye hafi kandi nkabikwishyura. Warandiriraga nanjye bugacya nkakuririra, wari uhari igihe cyose nari nkukeneye. Ariko none reba, wirengagije wa mwambaro wambaraga ukakubera w'imbabazi. Uyu munsi witaye ku mafuti, witaye ku magambo abandi bakubwiye. Uransize kandi naragukunze, wirengagije byose twacanyemo, uragiye. Uragiye uransiga ntarigeze mbitekereza. Iteka ryose nabaga nzi kuri ku ruhande rwanjye. Igihe cyose nagutabazaga warantabaraga. Wahoraga umbwira ko unkunda umunsi ku wundi, ariko aho bigeze ntukindeba, ntugishaka no kunyikoza. Ndaguhamagara telefone ntuyifate, ndakwandikira ntusubize. Umubiri wanjye, umutima wanjye byose biri mu mwijima. Nibyo koko ngo urukundo nyarwo ntaho rujya, nta rukundo rw'urwingingano. Nasabye imbabazi igihe cyose, wanze kunyumva uranyihorera. Ya matwi yanyumvaga, ya maso yandebaga, na ya minwa yambwiraga, byose ntibikinkoza. Wagiye kure yanjye sinkikubona, ariko ntacyo. Igihe cyose twamaranye nzacyita nk'igihe cyose nari ndi mu ishuri niga uburyo nzakunda. Sinakurenganya, nta nubwo nicuza igihe cyose twamaranye, ahubwo icyo gihe cyose cyatambutse wanyigishaga uburyo nzakunda uwo wanteguriraga kuzabona, cyangwa Imana yanteguriraga kuzabona. Warakoze kumpa umwanya wawe, warakoze kunyigisha gukunda, warakoze no kunkunda. Namenye ko ndi uw'agaciro. Igihe cyose twabaga turi kumwe, ubwo wankundaga namenye ko n'abandi bankunda. Hirya y'uru rukundo nzahabona urundi. Kwihangana bitera kunesha. Sinzigera mbabara, sinzigera nicuza ibyabaye, ahubwo nzagushimira iteka. Nzagukumbura ariko sinzabikubwira. Igihe cyose kiratambutse, urukundo wampaye rwari rwiza, urwo nakwishyuye narwo byari inshingano. Uyu munsi uragiye, nanjye mvuye mu buzima bwawe. Ntituzatekerezanyeho ukundi, ntituzongere guhurira mu rukundo ukundi. Uzabeho nanjye mbeho, twirengagize byose. Umwanya wose naguhaye, inshuti zanjye zose nkazirengagiza, nkaguha umwanya kugira ngo utababara. Ariko aho bigeze uyu munsi, ntugishaka kubyibuka. Byarangiye byose ntibizagaruka. Warakoze kumba hafi, warakoze kumpa urukundo, ariko urakoze kumvira mu buzima bwanjye. Nubwo nkusezera ndababaye, wambereye uwa hafi. Igihe navukaga wabaga uhari, ndavuga kuri anniversaire. Wanyitayeho ndabikunda. Igihe cyose twari turi kumwe, wanyigishije ukuntu bakunda. Urukundo rwose wampaye rwari inyamibwa, nzarukumbura. Ariko nanone sinakwibagirwa amajoro yose nararaga ndira igihe nabaga nakubabaje. Igihe cyose wakoraga amafuta akaba ari njyewe nasaba imbabazi. Ibyo byose sinabyirengagiza. Uyu munsi nubwo mbabajwe nuko mbuze umuntu w'ingenzi, ariko nshimishijwe nuko mbuze umunyamafuti. Warakoze kubw'urukundo wampaye. Uyu munsi byose birarangiye.